nabuze ahantu nerekeza amaso mbikizungerezi. Ahangaha ni nyuma yuko uyu mukobwa akomeje gusohora amafaranga mu buryo buteye ubwoba, amafaranga arenze ariyo umutekerereze y'umwana wa muntu, amafaranga arenze cyangwa atarigeze abaho muri iki kinyejana cyangwa muri iyi generasiyo turimo. Aya ni amafaranga arenze amafaranga, ntabwo ari amafaranga. Hanga afite abantu bari buze kwiyahura ndakambura senge. Nyuma yuko imodoka ifite agaciro muri amafaranga araho hejuru, muri ayo mafaranga miliyoni 272,561 n'amafaranga 100 y'amanyarwanda. Aya ni amafaranga udashobora gukozaho imitwe y'intoki utarayarazwe na famiye, atari amafaranga y'ikinyejana cyangwa y'ibinyacumi yakozwe n'umuryango. Aba ni abana bari gukora ku mafaranga utarayarazwe n'imiryango ngo abe ari umugabane w'umunani wasco udashobora gukozaho imitwe y'intoki papa. Ariko ubu turi kuvugana Mutesi Jolly nyuma yuko yubatse inzu mu gihugu ifite ikibuga cy'indege, bivuze ngo agiye kugura na kajugujugu se butembere pashyamba. Yangubwiza ukuri, Munyakazi yabivuze ukuri. Abanyamahanga bazaza gukoropera abanyarwanda. Twinjiye muri Singapore, nyamara rwo Munyakazi mwamuteye amabuye ejo bundi. Ibyo avuze nibyo, muraza murayikoropa. Murayikoropa ndabarahiye, imisarani muraza murayikoropa. So Mutesi Jolly amakuru ari kongeraho ngo nuko ubu turi kuvugana yaba ari mu biganiro mwibanga, yaba ari mu biganiro mwibanga byo kugura ekipe ya Rayon Sport. Nikundiro barayitwaye, ekipe imaze ibinyejana nayo ibinyacumi, ekipe imaze ibinyacumi byinshi bayeho. Umwana w'umukobwa utarabaho ibinyacumi bibiri. Mutesi Jolly afite imyaka 20 ntabwo aragera imyaka 30. Mutesi Jolly agiye kugura ekipe yari yingoma zirenze imwe. Mutesi Jolly yubatse amateka. Biravugwa ko ari mu biganiro byibanga wagiye kugura ekipe ya Rayon Sport nyuma yo kugura imodoka itabaho. Iyi modoka nayibonye, mwayibonye aho hejuru. Mutesi Jolly ibi bintu nabibonye ndumirwa. Abakinnyi b'umupira w'amaguru nyuma yuko ngo uwo bita Munyakazi Sadati yatangaje ko yamaze kuba umumiliyonere mu madolari, umwana w'umukobwa yaracecetse ngo cukwe, ararucara rumira. Mu minsi yashize Mutesi Jolly hari inkuru yigeze kuvugwa ariko abantu ntibayiha agaciro, ntiravugwa cyane. Mutesi Jolly ngo yigeze kujya muri business muri South Africa, aho bamuriye, aho abasikama cyangwa abayahuboyi amabandi yashatse kumwiba miliyoni y'amadolari. Ambassadeur intervena, ibyo bintu ntibyakunda. Bivuze ngo Mutesi Jolly ni umuntu upima amamiliyoni y'amadolari. Biba byagenze gute? Twisanze aha hantu duti turi kujyana. So ahangaha nimuza kwitegereza, hari abana bakoresha IQ, hari abana bakoresha IQ. Mutesi Jolly yaba afite abasponsor, yabakoresha amafaranga. Iyi ekipe niza kugurwa, Mutesi Jolly bagiye kugura Rayon Sport, iyi ni inkuru izaba itashobora kuvugwa mu buryo bumwe cyangwa bizaba ari shyano ricitse umurizo. Inyarwanda Mutesi Jolly nawe aratwika aba yabahaye ruswa. Ngiye twe turebera ibiciro ku Nyarwanda. Inyarwanda Mutesi Jolly abaha ruswa, bakavuga inkuru irimo ibikabyo. Urabizerega abantu bari marketing, abakobwa nabo ntutekereze ko amafaranga, kuko ntabwo tuzi bava n'amafaranga bari marketing. Ku Nyarwanda banditse ko iyi modoka igura miliyoni 436,680. Ntabwo ariko kuri, ntabwo iyi modoka ari amafaranga igura. Urukunyumva? Ariko iby'iyi modoka ya Mutesi Jolly tubyihorere, kuko nizo arimo kubaka irenze amafaranga, ntabwo tuya kwinjira muri vie privé ye. Reka duhure ibifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Inkuru itangaje, urimo kunyumva?
inkuru itangaje ni ibiganiro na Mutesi Jolly, ibintu biri kuba mwibanga, kugira icyifuzo cyo kugura equipe nka Rayon Sport. Ahanga tukibaza tuti ibi bintu bigenda gute? Ni ubwenge buke dufite twe nkatwe cyangwa ni ubwenge buke dufite? Biba byagenze gute kugira ngo tutwisange tumeze uku, ariko umwana nk'uyu nguyu aba ari gupima amamiliyoni y'amadolari? Nituza kureba miliyoni, reka dufatire kuri iyi nkuru yanditswe ni, ariko harima ndakubujije, harimo ibintu biteye ubwoba, harimo ibintu biratangaje. Ariko nituza kugaruka, umuntu aranyandikira aramwira ati Godfather genda gake. Mutesi Jolly nuko ari umuntu wikundira social media akazizaho, ariko uyu ni umuntu urenze uko mumutekereza. Mutesi Jolly akoresha IQ, akoresha ubwenge kurusha uko tumubona hano. Nuko yikundira social media akaba afite n'uburanga, ariko ni umwana ufite ubwenge. So man, ibi bintu biratangaje, biteye ubwoba, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ariko byatumye cukumbura, tugiye gusubira inyuma, uyu mukobwa yari afite umwihariko abantu batabonye kuva ku munota wa mbere. Cyo tuvuga ibintu mazina yabyo. Mutesi Jolly yari afite umwihariko. Nituza kureba irengero ry'abandi bakobwa mu mujyi wa Kigali batambutse muri rushanwa rya Miss Rwanda, uyu niwe mukobwa waje akambije impanga ari seriye nk'umukobwa. Umukobwa yarameze nka Ndabaga. Urukumva azana challenge abantu batigeze bahereza agaciro. Mutesi Jolly ngo waraje anyuze mu irushanwa, ngo ubone uvuze igisekuru igisekuru cyaragiye aragikuru. Uyu mukobwa wa Serwira aragenda bigeje mu gikari. Urumva? Ibyo ngibyo batira uruzingo rw'umwojo ruvuye. Hadaciye kabiri uwari Miss Rwanda ahindutse umujaji, ariko ntiyaza ngo abe umujaji gusa, ahubwo azari umwihariko, ari umukobwa ufite igitinyiro. Murabibona, murabireka. Mutesi Jolly abaye Mutesi Jolly. Ntihaciye kabiri Mutesi Jolly abazanye intare mu mujyi, abarajyazura irushanwa ryatumye ibintu bicika hano, murabyibuka. Aragiye ajya muri East Africa, yumvisha u Rwanda rutamuhagije mu kwamamara. Ibyo bivuye uyu mukobwa nakasa mutwe. Harima, iyo ubonye nk'ibintu nk'ibi ngibi, umwana nk'uyu nguyu utaruzi imyaka 20, ukabona Harima ku myaka yawe 50, imodoka ihenze waguze ari Toyota used car, wigeze kudukorera ka video, uri no mu diaspora, wigeze kudukorera ka video kamwe wakodesheje imodoka muri bya bintu byawe bya vlog, utwereka akamodoka kamwe kakakodeshanyo ku myaka 47 Harima ufite. Ejo bundi aribwo wakoze amateka ukagura ikibanza mu Bugesera ahantu bita Riziyeri, umwana ari kubaka inzu zifite ibi bintu. Uvuga ko umwana yavukanye imbuto, yaba hari ubundi bwenge afite mwe mutigeze mugira. Ibi bintu turabyita iki Harima? Ndashaka unsobanurire. Ibi bintu iyo byitegereje usanga Jolly yakwishyuye. Ntabwo Jolly, niba ari umuntu tutavuga, no reka nkubwire Harima, niba ari n'umuntu muri iyi minsi kuva yuko kari akantu kanshitse kakajya hanze by mistake, niba ari umuntu tutigeze tuvuga rumwe ni Mutesi. Ntabwo kunyumva, ntabwo Mutesi Jolly bamwe batireka da Godfather. Ibi bintu abakobwa bose bajya muri Nigeria bongere babasenye, bongere babubake. Mutesi Jolly nawe reba ukuntu yagiye bakamusenya kuva mu kanwa kugera ku kibuno, n'amano ngo baragiye ngo bayakubita inyundo barayagorora. Muri Mutesi Jolly ngo mu bantu bagiraga amano mabi, ngo ariko ngo yaragiye barayagorora. Iyo ni hetazi, uko no guhetinga. So Harima, ibi ngibi ku ruhande rumwe ndaza kuvuga iyi nkuru. Godfather. No, several things. For your own information, iriya modoka muri iriya video, that's my husband's car. Ntabwo yari ayikodesheje. Wari wayikodesheje? Ahangaha umwe hano ndaza kuzamura umuntu. Uyu ni umusore rwiyemezamirimo, bamwita Rafael. Nawe uyu Rafael ni umuntu ukora mu bintu by'amafaranga cyangwa ubimenyereye cyane. Uze kuzamura izo mbariga zawe, uze nkubaze ikibazo kimwe nk'umuntu. Iyo tubonye umwana w'umukobwa hano, ndabona ku Nyarwanda banditse ngo imodoka Mutesi Jolly yaguze, urimo kunyumva, iyi modoka ifite agaciro. Urakumva cyakora ni nziza pe, mvuye kuyireba Godfather. No, hariya wasigara mu byifuzo. Sigaye ndi kwibaza icyo nazize. That's a really beautiful Benz over there. No, Harima,
we turaza ahangaha turakorera Mutesi Jolly turamukorera background check. Who is Mutesi Jolly by the way? I know, I need to know, honestly, Godfather. I need to Uretse know. gato ayo mafaranga aya yaba ari amafaranga ya rugumi. No, reka twemere bakobwa bato n'abagore bashatse niba aya mafaranga ba mu bagabo muvuga akaba amafaranga ngana gutya mwasenye ingo mwubatse mukajya muri buriya buzima. Jesus Christ. Tugere gato ya rero Mutesi Jolly ahangaha hatanze kosora ariko rero ntabwo ngiye ari yo nkuru. Inkuru ishingiye ngo Mutesi Jolly amakuru ari kungeraho ntabwo naza ngiye ngo defata nabaze kurengura urwego rwo kuza kuvuga ngo Mutesi Jolly yaguze imodoka. No. Kugura imodoka ngo defata ntabwo ngiye naza kuvuga iyo nkuru namaze kurenga ibyo bintu harima. Ariko ikintu giteye ubwoba biravuga ko Mutesi Jolly ari mu biganiro byo kugira gute Mutesi Jolly ngo turi kuvugana agiye ku ngo ari mu biganiro byo kugura Rayon Sport. Nibyo se cyane ibyo nyuma yuko Munyakazi yihaze ko azagura Rayon Sport ngo Mutesi Jolly ngo agiye kugura Rayon Sport nka equipe imaze imyaka myinshi mu gihugu. Bapfa ubusubira kubwira iki ko kuba ari igihe bindega ntabwo ndavuga se ko twese twonse ibere rimwe nk'abandi. Ntabwo mwonse ibere rimwe urukundo reka twemera ko ubwenge butandukanye. Ubwenge buratandukanye. Mudushyire hasi pe. No nta bwenge no twe tuvugisha ukuri ntabwo. Bufite ubwenge bufite levels zitandukanye. IQ ni kimwe cya 10 cya IQ ya Mutesi Jolly. Hari I don't agree with you. Hari umuntu uri street smart n'undi ari book smart. So bitandukanye please. No tugende gatoya. Reka tugiye mureke munyemerere sibyo uyu munsi. Mwarasonye amashuri yanyu bamariye iki? Amashuri yanyu bamariye iki ntimwishwe n'ibyifuzo nk'iby'abataka. Ntabwo niba ntatwarira imodoka byo ntacyo yamariye. Nyereka hano Mutesi Jolly agraduating. Nta na hamwe. Ndabwiye ko kujya kwambara bira bikanzu mwambara mukaza kubidukangisha no mukamumaza rimwe ibinyenzi. No sense. So tugende gatoya hano. Mutesi Jolly mureke at least for once. Urimo kunyumva? Ndetse yombi. Mwebwe aya masaha iyi ekipe Mutesi Jolly namara kuyigura amafaranga ntabwo Mutesi Jolly arabakoresha amafaranga arabakoresha leta amafaranga y'amareta. Banyarwandakazi ibi bintu twaba turi kuba u Rwanda rwarugiye kuba Singapore byaratangiye no gukorwa. Ikintu nibaza nuko umwana ungana kuri yatunga amafaranga atarishyura n'umusoro. Ni gute Mutesi Jolly uretse kwishyura umusoro mwe mubona Mutesi Jolly uyu nguyu nje niba ari uko Mutesi Jolly igihe cyasaga ya Tanzania nagerageje amakuru nacukumbuye menshi cyane y'uyu mukobwa urumva nashaka kumenya Mutesi Jolly kuko nibyo yari umwana imodoka ya Shanita byatumye ninjira amenya amakuru cyangwa amenya Mutesi Jolly birenze uko mwe mumuzi. Urumva ko nyumva? So icyo nshaka kuvuga ni iki munyumve neza cyane. Mutesi Jolly uyu nguyu mureba ntimutekereze ko ariko murabizi neza ko Mutesi Jolly ari mu bantu mugere mufata ibintu connecting ari mu bantu baje hano umwana wa president papa umwana wa president akamutumira muri anniversaire ye ari umugabo afite umugore ariko kabigira friend akavuga ati mushiki wanje muri kumva iyo ona abandi babatumira mu byumba by'amahoteli kubatikura Mutesi Jolly we unanaja umwana wa president ntabwo ari umwana wa president guta chief of staff w'ingabo z'igihugu akamuhamagara akavuga ati my sister see that respect ntabwo akwita sister umuntu ashobora kuba yo partner I invite you unati reka gasuzuguro sha umwana wa president no kuri kwimana you cannot invite me on social media ugomba kubikura mu rwego respected send me some invitation mu buryo bwiyubashye. So kubera iyo mpamvu kuba utampaye agaciro ukampamaga ukantumira ku karubanda mu ruhame ndanze ntabwo nzaza karakano nagashyize ahantu ndavuga uyu mukobwa n'ikindi harima mutibuka ariko iyi space kutarimo politique ntiwayibera ko hoste ariko ntiwongere kugira ntiwongere gushyira ubwenge bwacu hasi ngo gakurusha IQ ko iyi space ari imyidagaduro hari icyo bigutwaye ubaye ko hoste yayo. So tugende gato kankugarure mu bihe bya kera nongere ngo hikuzo sha dore wari warazimye kisa ntakoze
So harimo ndashaka gusobanurira iki kintu munyumve neza cyane kandi n'akantu kamwe katambutseho mukumve. Mutesi Jolly kiriya kintu cyagomba kubaho ubutumwa ko ntabwo ari rivu y'abandi bakobwa. Munyumve ako kaba karatambutse. Abahaje igihe ko Mutesi Jolly bashatse kumwiba miliyoni y'amadolari muri South Africa. Murabyibuka? Ibyo byabaye ryari? Gendeye mu binyamakuru ntabwo mubyibuka. Mutesi Jolly abasikama muri South Africa na bro umva ikirahure kiriya modokari cy'iburyo gifite milimetero 6 za EPC. Ndumva ni bullet proof. None se Mutesi Jolly none se ndebe nakoma. Mutesi Jolly turaza kugaruka hano rero burandi kubabwira ku bintu ubutangaza bwe ndaza no kugera kuri ntuza ze. Kabutindi Mutesi Jolly ndakubwiye. Mutesi Jolly nkimara kumenya ko afite isoko ryo gukora imihanda muri Barbados. Urukumva ngo Godfather aravuze ati kateka jina la Yesu ndayamanitse. Uyu mukobwa cyangwa iki kimanuka cyangwa iki kivejuru urukumva ahantu inkuru ishinge ntabwo tuva ibyo gura kamodoka ibi ngibi ntabwo ni akantu toto. Mutesi Jolly ndi kukubwira ngo agiye kugura equipe ya Rayon Sport. Avuga ubundi bizashoboka umuntu umwe ku giti cyemere kugura iyi equipe wiseka harima. Ese battery ninde bari kuvuga ngo battery no ni Godfather? Godfather, charge whatever you're using because we want to hear the tea. No, no, telefone yanjye izima. No, telefone yanjye iracometse. Okay. No, telefone yanjye iracometse. Ifite umuriro. Rafael, siri kubyumva ngo battery low. No, ntabwo ari njyewe. Godfather mana mbona ncometse. Mutesi Jolly muri hariya bamutumiye ngo aze avuge kuri beauty cyangwa ku mwana w'umukobwa muri Afrika. Mutesi Jolly agezeyo afata ntuzahita yikubita hasi. Afata speech bamuhaye yikubita hasi. Mutesi Jolly avuga ku Rwanda aho ruvuye naho rugeze bro. Uriya mwana ni igitangaza. No kutira twemera ibinyamakuru ntabwo byanditse ngo arabivugeho cyane. Ambassadeur aravuga ati mwana wanjye ngwino. Bahita gahunda za ambassadeur barazihagarika bajya gushimira Mutesi Jolly. That is the girl. Ubwo ni Mutesi Jolly. Urumva? Ariko nujya kureba ibintu biri kwandikwa kuri Mutesi Jolly ibintu bimuvugwaho ngo yagiye gukoresha ikibuno ngo yagiye gukoresha mu kanwa ngo basanye barongera barahubaka. Urumva? Ikintu bataravuga ko atarakoresha na amabere. Kwebego ry'ibiraha. Umwana arimo kubaka amateka naho mwebwe mwabaye concentre ku mubiri we uburyo uhindagura. Biwerewere. Rafael nk'umuntu umwari ibintu biratangaje. Erega ubu nabagaruriye space apane za politike. Godfather no bakomeje gukomplaininga ngo urabona ngo Godfather ngo urabona ngo kuri space ngo hasigaho ngo abanya politike. Narababwiye space yaryoshwaga na Godfather batyambaka. So is the thing nuko naragiye gukorera amafaranga harima naragiye gukorera amafaranga batinawa. Ndasara hari kuri TikTok nanjye nzayakorere Godfather. Amafaranga ntabwo hari menshi cyane. Urukunyuma ahubwo sitiki harima tuko bo ikigaragara cy'amafaranga ya Mutesi Jolly ntabwo amafaranga akorerwa reba amafaranga yo kuri reba WhatsApp yawe hari. So wari ukimbwira niko Rafael? Yes nk'umuntu nzi uri impirimbanyi ushaka amafaranga sibyo uzi n'ibintu. Uyu mukobwa ndashaka kugira ngo umuvuge muri kategori 3. Mbwira Mutesi Jolly who is she umwitegereje. Hanyuma naza gushaka abantu b'inararibonye mubona Mutesi Jolly ku ibintu byose yagiye akora yabihaga umurongo. Nagura iyi equipe ya Rayon Sport ishobora kuzarenga aho iri. Fate jambo. Utwarira niyo mafaranga umaze gukorera. Oya ndakwiyamye kugira umuntu. Ntabwo yavuga ariko ni meza. Twagira Rafael jambo ni ryawe. Mutesi Jolly I think mbere yabanze yubaka imitekerereze itandukanye na imitekerereze usanga tuziri traditionnel. Ndasobanukirwa arashobora no kwisobanukirwa urebye connection afite networking afite yiwe ubona ko ibintu ari kugenda ageraho kameme. Nta umuntu bigiye gutungura urebye networking yiwe ahantu iherereye all that kind of stuff. So ibirenze ibyo ngibyo
birenze imyumvire yanjye nanjye kuko nkimubona cyane kwambara imyenda ahagaze $2,000 amashakoshi gusa bayambaye abafite mu mufuka gutya cyangwa se imyenda iri design yambara so kuba ari kugenda mu modoka G6 2024 and tujye ntabwo bari kunongora cyane. I think ibitunguranye ahubwo ibyo tutarabona. So like ndacyari kwibaza nyine ibyo ndi kubona nga kwiziga cyane. So donc iyo uvuze ngo ibitunguranye ubwo we expecting iki? What do you mean ngo ibitunguranye? Ibitunguranye ibyo mbona bakubwo ibyo tutarabona ibyo tugomba kwikanga.